Hello. Mr. Ryan. Idesha. Meze neza. Meze idesha. Eh. Ya kwanjogera ira aho ngaho kiri kumenyera akazi. Shaka sigaye chako niko ntongana nayo shabukira sha. Kusigira ufite ubutesi nkaho utarize. Singibyo byose singiye ndaza kwitumura rwose nireba nawe. Uzi ikintu kimuresheje hangase. Nuko nyina ajya side bimwe byo mu rukerera naho ubundi rwose. Ubu yakako yaragiye akazi ko rwose yarakashoboye. Barakubashya umva mubwire ubu ngiye rutambe meze neza urumva zakanje ntabwo uzi ko asinye kuri amasezerano shaka umutungo naye kukaye ubu nararyoshye ubwo rero bakwibagira uko abagore n'abasetani ubwo rero ko wanye muri salo abanga ryo kararigira ariko nyine karinezura ubyuka asanga ugasanga nta kintu kakoze kandi mba nyine kubaho neza ubuzi kuntu muri salo wagera havuguruye ezo zane nicaraga urazibuka ubu narazihinduye naguze intebe nshyashya byose ni bishyashya uno muzima mbese ubu nabaye nyiri igipangu none se sha urego ubuzima ni John sha se sha amafaranga aje kwa ni menshi ndugu yangu wewe niyo waza kuza ni mugoroba abana gacupa kawe si tukagasangira nta birenze ahubwo numva kuvuze neza naho ndakuba kujuka kanga katazuri wandakasha naragawe gasigaye kankanda n'ibirenge rwose ubu karambuno kanya ngo ni sakabake ni umushwa ubonye sakabaka naho ubundi abagore ni wabizera bagira ngo se shaka ko nawe tuba bagiye bagamenye ibanga ryawe umva mubwire hagize undi muntu umenya amabanga yanjye niyo mpamvu nirukanye cya kigore ngo nigigura ukumva areba rero diri baraciyemo tukiri ku ngubu kiba kiri kunereje umuntu tugabana imitungo tuyigurishe ngo tuyigabane uriya mwari kugabana nabanje naramuzi umva niba kuba ufite amafaranga nayo ufite mwavuga cyebara nanjye nagize imana nakinkiza shaka ukize ko ryo gikuye kwa muzi ndi papiye muzi erega mu kano ka kanjogera nubwo kaba kigira gutyo urumva nk'akanga kakanyika urumva kamfasha ibintu byinshi wowe ntuzajya ubona nyine umubiri wanze uzajya uterura ukubite ku buriri wiyaranje mwibanga rikomeye cyane mwibanga kugira ngo bamenye yuko bimeze reka kagiye kagacakara kawe kajya gakora byose wese atakwitaho mu mirire ijya mu nda nakwitaho mu mirire y'umubiri koko bibaho ntabwo bishoboka mwana wanjye uba mubwire shaka hanyuma nimugoroba uze guca kuri supermarket arakwa rukara umbwire Black Label ukuntu igura nkohereza amafaranga imanuka nizo tugasomesha tugasangize kuka aho uvuze neza kuko tuba tugomba no kuganira tukugurana ibitekerezo kugira dukora akazi kacu turi kutamenya uko bigenda wari zindi duri zereza amafaranga ntugire ikibazo gose harimo ngo gushaka amafaranga nk'ayataye ngero utambe sinukanye igipangu se shani ngaramesha ahongera ibintu bapanga ngiye birya sha kuba muri Kigali bisaba gukoresha umutwe wowe umeze neza rwose ntacyo bara stress nzonyigira rwose kandi naramwejeje urumva nta n'ikimenyetso kigaragara yagiye gutanga ibirego kuri polisi byamupfanye ubusa ukumva oya kandi twakoze neza ku murongo nta kintu yawe imitungo ni yanjye n'amazina sana bindushe n'umwirembo wose byose biragaragara ari ibyanjye aho ni tatuza kuza kubita bimena w'amazi sawa muhungu wanjye sawa thank you sana okay yes Amurutambi
Flora none maze kumenyera ko ibintu by'imigati nabivuye. Yego narabimenyereye. Ahubwo bose ikintu bagiye kukubwira kuko ejo bundi nyine Chantal yaje no gushaka Uwera. Chantal wo Chantal wa wundi ufite igara rito wari inshuti yawe Uwera. umwe muto twafashe. Umwe muto nyine ufite igara ritoya nyine. Yaje ndahari. Yaje udahari nyine azambaza Uwera mubwira ko nanjye baranaza. None yaje ryari kuki utambwiye? Yaje nko kwa kabiri. Ine ndakubaza kuki utambwiye? Nyine nanjye byanciyeho mbabarire. Umva Flora. Ibintu ntago mbishaka. Njya kuguha akazi naguhaye n'amabwiriza. Sibyo? Nta muntu ngiye nshaka mu rugo rwanjye mu gihe ntahari. Nta muntu ushaka mu rugo rwanjye nta gahunda dufitanye. Ntago ubuzi bibazanye, ntago ubuzi baragenzwa n'iki. Warangiza ukagenda ugakingura. Wewe jya ukora akazi kawe naguhaye. Ukora akazi kawe wasabye, sibyo? Ibintu ujye bireka. Umuntu uje hano uzi ko nta gahunda dufitanye. Jya ubanza umbaze mbere yo gukingura. Turumvikana? Nzajya muhaza nyine mbabarire. None se yaje kubaza Uwera? Yaje anashaka Uwera gusa nabonaga nyine amushaka byihutirwa sinzi. Yari ari wenyine se? Wabonaga ameze ate? Yari ameze n'umuntu nyine ubabaye ushaka ko bavugana nyine. Nanjye mbwira ko naza aho Uwera. Wambwiye ko utazi aho ari? Njyewe ntabwo yakumbajije. Oya ntabwo we yakumbajije. Azajya wihangana ukamanaga yenge. Akenge se ubwo ubukoze iki? Ubukoze kira. Kiruko ama. Nta kintu kufata ugaruka tugiye. Betu urajya byana kugera. Oya. Wowe iki? Mabarandu. Musoro usuragiye. Musoro subire. Wowe iki? Ubu se kabaka ntabwo imyaka tumara ntabwo uramenya. Nagiye wase amazi nkwa. Amazi iki? Fight amazi. Ndakubita. Utagiye kwigumura. Agozo ubona ndari kumotera kubwira. Motera se uri urabose natatanga mu nzu urezanye nkorera cyangwa televiziyo. Niko. Urura ndakubaza urura. Uri gutinje. Sura umugore ntabwo baje gukura. None zo ngo mu gitondo saa 6. Tugenda gutema. Uragera gera utame ntagomba kongera mu rugo rwanjye. Igihe cyose mushake ngomba gukubura ukunyumva. Uraza cyane naguze. Neze ubundi kwanzanye nk'umukozi. Ndakuta. Dokure kwa sifani. Sirabi hasi. Uraza cyane naguze. Uraza. Ngiye kugutabariza. Besta kukumunda utoda. Bitinyu. Ziba. Okisano. Sio kutaye. Nongere mbisubiremo rero. Ibintu ntibizongere. Ntabwo bizongera rwose. Yaba muyobozi w'umudugudu yaba executive nta muntu wemere kwinjira mu nzu yanjye nta gahunda dufitanye. Uranyumva neza Flora? Erega hateye n'abantu b'abanyamitwe. Hashobora kuzaza abantu bakakuzubaza bakaba bakuzubaza n'intebe bakazitwara. Abantu baza bigize beza ariko utaza bari bikarangira nawe ubwo bagushimusa. Ntukizera abantu rero cyane cyane njya mbona uganira n'abakozi bo mu baturanyi hari nibyo ntabwo mbishaka. Ntibizongere. Naho bihere ibintu by'ingeso mbi usange baje hano nabo ngo bagusuye. Cyo ntabyo nshaka. Turumvikana. Ntabwo bansura nyine ndabyumva ariko nyine uretse kuba twavugana kuka hariya. Cyambara mu ntacyo byabikana. Ese ubundi yaje ari ku manywa yaje ari ku manywa nyine nko nka saa 4 nyine za mu gitondo. Ntabwo yahatinze ariko. Oya ntabwo yahatinze kuko
ntabwo byatinze cyane. none se Flora byatewe n'iki cyakuje kumpamagara? Ikintu cyambujije ni amayinite nari mfite. Nakubwiye ngo iki se? Sinakubwiye uzajya umbwira cyangwa ntiwayagura mu ntuzo ukaza kubimbwira mu mafaranga mba nagusigiye? Byanciyeho nyine mbabarire. Ntabwo bisobanura. Ibintu byo kunyubaha cyane nabyo simbishaka. Niba ari ikintu emergency jya umbwira, sibyo? Yego nzajya ngubwira nyine byanciyeho pe. Gusa ariko ntabwo bizongera. Ibizongere nawe ntukanyubahe ngo ukabye. Ibintu nk'ibyo ntabwo umuntu abiceceka. Uriya mukobwa uramuzi, ibyo byose urabizi uko byagenda. Rero sinshaka umuntu uzongera kunjira mu rugo, nta gahunda dufitanye, okay? Aho jya mu kazi. Sokutaisi. Batuni tugende. Oya. Basi mbabarira umuntu atungagiye. Umuntu mwese kibusobaye cyumabaye kera ubabaye iki? Ndarushye. Akarugara cyo gukarce nimbara gufite vuba. Ndavuze mu tugende. Mbabarira umwezo kuri nkwibariza iki. Nambaze iki? Kuncyo noteza ko. Umuntu gutoteza. Nanuguze ko bansi ndi imfubyi. Apfuye. Bana na nyogokuru gusa nanungo wanyirema. Ntabwo nakugira neza. Cyangwa bibaza ko yafuni mwankubitaga cyakire waroze ko napfuye. Wazi ko napfuye. Unyibuka ibintu byose mwankoreye. Urabyibuka? Bishatse kuvuga ko Ushatse kuvuga se cyashaka se siba. Cyano tugende. Uri kunyima. Mwimura cyo kunimara kukira neza. Wowe sura umugara gukeneye umugabo. Ntabwo ukeneye umugabo ra. Nyamaswa pe. Ni nyamaswa. Okay, sawa noneho ubi no kuvuga ngo kugira neza bw'intware bwa ikonzereza. Sibyo ushaka kumbwira? Cyano, Chantal. Cyano. Okay, sawa. Ngiye nguterura. Nuragushe urafata iki. Ngwino tugende. Uraza naguze. Ndaza. Uraza. Ngane korana. Okay, no. Ngwamira umurutu. Kindi ngwa masitu sunsana mu cyumba. Nze ko kwihamagarira. Nze kwihamagarira nze kufatira ndakumenya umutwe. Ngwaye masakonde umva. Kefa vuga. Bite? Ni byiza. Ayo mageze. Finally. Okay. So, naguhamagaye kuko hari ikibazo mfite kinkomereye cyane. Kandi umuntu wamaye nimero zawe yambwiye ko ukora akazi kawe neza cyane kandi uri umunyakigali pe uri umunyamujyi. Oya kuba wahuye nanjye, nose wowe nanjye Kigali ibibazo bye biba bigiye kwita bikemuka. Okay. So, mfite ikibazo nabuze mubyara wanjye. Hashize igihe kinini. Nagerageje kumushaka ahantu hose, i Kigali yose ureba. Narayizengurutse nta hantu nigeze ngera. Ahantu hose nageragezaga no kubereka ifoto ye, bakambwira ngo ntawe bazi. Pe nukuri ko Imana turahangayitse, iwabo barahangayitse, nukuri ubaye wamfasha pe. Wabukoze. Uwo mukobwa yabuze yitwa nde? Yitwa Uwera. Waba ufite ifoto ye ngo yinyereke? Yeah. Ndabona musa. Ndabona mwenda gusa kabisa. Yeah, mubyara wanjye. Rero kuva ngejeje iki kibazo cyanga nanabonye n'ifoto ibyo byamaje gukemuka. Wowe icyo bigusaba uko ufite amafaranga gusa. Amafaranga? Reka nkubwire icyo wansaba cyose nakora uko nshoboye kose nkakiguha pe kuko twaramushatse twaramubuze iwabo barahangayitse mama we yarahangayitse mbabarira mfashe pe. Okay. Ubu gisigaye niba ufite amafaranga
nkukugezaho amafaranga ubundi ahitamo gushakira mu minsi mike barika ku ntoki ugahita umubona. Urashaka amafaranga angahe? Urama miliyoni 4. Ya. Miliyoni 4? Ya, ninjye King Kigali. Ndaguhereza 1 n'igice. Ariko uzi ko ngiye gushaka umuntu mwabuze. Ndabizi wenda simbizi wenda ngo mvuge neza ariko ndabikeka yuko kuba umamagaye. No kuri police ushobora kuba warageze ukaba waramubuze. Nyine 1 n'igice basi. Reka nkubwire. Mu kazi kanye sinkunda guharira n'aba boss. Uzuza miliyoni 2. Okay, nta kibazo. Okay. Urama mu ntoki kujya mu kazi. Urama nimero de compte yawe ndayashyiraho nta kibazo. None se ikibazo mfite byibuza biratwara igihe kingana gute? Apa. Upfa kuba amafaranga amara kongeraho bibaye bitinze byaba ari by'umweru 2. Yakira konti yanjye n'ingi none shyiraho ayo mafaranga. So rero ngiye kuba ngwaye avance 500. Andi nzaguha akazi wakarangije. Ibyo ntibishoboka ahubwo byahita bituma ngusezera. Sinjye nkorera avance y'amafaranga ngiye gukora akazi ubamaye avance amafaranga na buryo. Ngiye wakazi kanye kaba kari special umavance y'icya kabiri cy'amafaranga twavuganye ubone ngagukorera akazi. None se reka mubaze uragira ngo nkwishyura amafaranga yose akazi katarakora? Naga ngubwe yose urama icya kabiri cy'amafaranga twavuganye. Okay, nabyo nta kibazo. Haga naga kaba koroshye umuntu agiye gushyiraho n'abandi bantu bamwunganira ku ruhande. So nayohereje. Okay, good. Nanjye ngo baka message nakanga numvise. Okay. Ubwo none nawe wakomeza kwenjoy gatsanze nyine ho ruri murebe ku Kigali teye. Nta kibazo ariko pe umfashe icyo gihe wamaye bizaye byakunda. Oya tekana. Tekana ngewe ni gakondo Kigali ubundi. Ya mbere. Mwami uyoboye izindi. Ubwo rero umuvuba vuba gahita ngutama. Sawa nta kibazo. Sawa komeza ugire ibihe byiza. Sawa.